Dusome Yona igice cya mbere umurongo w'icyenda. Aravuze ngo, arabasubiza ati ndi umuheburayo, nubaha Uwiteka Imana yo mu ijuru yaremye inyanja n'ubutaka. Ndetse aha mu bice byaho bibiri murongo wa 11 haravuze ngo nuko Uwiteka ategeka urufi ruruka Yona imusozi. Dukomeje twambukije amaso gusa tukajya kuri paje yo hakurya y'iyo, ni mu gice cya 4 n'umurongo wa 6, haravuze ngo Uwiteka Imana itegeka uruyuzi rumeraho Yona yari ari, ngo rumutwikire rumubere igicucu ku mutwe, rumukize umubabaro yari afite. Maze Yona ararunezererwa cyane. Amen. Imana ishimwe. Hanyuma rero mwumvishemo amagambo abiri mu bice 2:11. Haravuze ngo Uwiteka Imana itegeka urufi, wagera muri 4:6 akavuga ngo Uwiteka Imana itegeka uruyuzi. Byumvikana ngo Imana ifite itegeko iri butange, hari itegeko iri butange, ariko mbere y'iryo tegeko Imana ikwiriye amashimwe. Ndi ku ijambo rivuga ngo mbere y'itegeko Imana iri butange kuri wowe, Uwiteka akwiriye amashimwe. Aleluya. Niba mwibuka ahabanza hari amagambo asobanura icyatumye Abisiraheli banyagwa n'igihugu cya Nenewe, ari byo navugaga ko Uwiteka yabahaye amabwiriza bazitondera bakiri mu nzira. Nimurya mugahaga ntimuzibagirwe, kuko yari azi ko bazarya. Arababwira ati kandi ntimuzangomere, ntimuzagira izindi mana. Umugabo witwa Yerobowamu mwene Nebati yibagirwa imbaraga zamukoreshejweho kugira ngo ave ku masorori, ave ku izina ryitwa Karyarugo, ave kwitwa Rwesamadongo, areke kwitwa umugaragu w'abandi. Salomo yaranditse aravanga igikomeye giteye ubwoba ni ukubona umugaragu yabaye umwami, kandi burya yari yabyitegereje koko. Kambabwire, Imana rwose ikagutoragura firiya ikakuzana, iba yakoresheje imbaraga nyinshi. Hanyuma rero ubu bwoko bwakomeje gutambira ibigirwamana biturutse kuri Yerobowamu mwene Nebati, ngo babaga mu majyepfo ya Isiraheli. Hanyuma rero amajyaruguru yabagamo imiryango 2 gusa, amajyepfo yabagamo imiryango 10. Icyo gihe nibwo Yerobowamu mwene Nebati ngo yaratekereje aravuga ngo ndabizi aba bantu bashobora kuzamvaho bakisubira kuri mwene Salomo aho ubwami bwahoze. Ngo aravuga ngo reka shaka igituma bangumaho, ngo atangira kubatandukanya n'Imana. Ngo arababwira ngo yemwe mwa bwoko mwe, kongera kuzamuka musubira i Yerusalemu gusengera mu rusengero rw'i Yerusalemu byabagora. Arababwira ngo ahubwo ngo ahita afata ibigirwamana 2 by'ibinyana, kimwe agishyira i Dani, ikindi agishyira i Beteli. Arababwira ngo ngizi imana zabakuye muri Egiputa, mujye muzisenga amanywa na nijoro. Nizi ngizi. Mbega amasengesho mabi, mbega umutima utibuka, mbega imbaraga zibagirwa imbaraga z'Imana, mbega kurya umuntu agahaga akibagirwa amaboko yamugaburiye, mbega gutesha agaciro Imana yagutoraguye. Ibi bintu birababaje. Hanyuma rero Imana irababara, ibateza igihugu cy'Inenewe, kiraza kirabatwara. Kikibatwara cyabatwaye bose. Aho niho Yona yagiriye ibibazo, niho ababyeyi be bapfiriye ndetse n'umugore we. Ibi bintu bibabaza Yona cyane, babinzigo ye. Hanyuma rero Yona bamaze kuba inzigo ye, ngo hashize igihe Imana iramutuma iramubwira ngo ndashaka kujya kumbwirira abantu b'Inenewe yuko mu minsi 40 nibatihana nzabarimbura. Yona aravuga ati sibo babona icyama nabo bakabona ikibatikura. Reka nkwereke rero, ubwo Imana ndayizi, nigerayo ni Imana itinda kurakara ikihutira kubabarira.
yahita ibababarira. none rero nzikoza itarushishi mara y'iminsi, ubundi nzagerayo hasigaye iminsi nkingahe, ari ukubaha amatangazo izana yibahondi barangiza. abayigiriye inama mbi, inama barayinogeje pe. anoza inama mbi. iyo nama ayinoza yibagiwe ubutumwa Imana yamuhaye ko ari kumwe nabwo. bene data, hari ikintu mwibagirwa. ubu ngubu Imana irinda ijambo ryayo. Imana irinda icyo yavuze kugira ngo igisohoze. niyo mpamvu yabwiye Yeremiya ngo wabonye iki, haravuga ngo nabonye inkoni y'umurinzi. aramubwira ngo uko niko nini ijambo ryanjye ngo nkarikurikirana kugira ngo ndisohoze. haleluya, amen. uyu mugabo ajya kureba ubwato bugomba kumujyana i Tarushishi, aranabubona. yumvikana nabo ku mahoro. amahoro y'ubwato barayamuha cyangwa se barayamuca. iyo tugeze mu modoka cyangwa mu ndege tubyita tike, ariko iyo tugeze mu bwato ntabwo bwitwa tike, byitwa amahoro. ibintu bigenda mu mazi babyita bishyura amahoro. ngo amahoro barayamuca, arayemera. aranababwira ati mumbe keya, munyihere keya, ntihagire umuntu unkoraho, ndarushye, ndashaka kuryama, kandi rwose ndashaka kuryama heza haruta ahandi. nta handi keretse mu ndiba y'ubu bwato. ngo yamanukiyemo araryama, yumva nta kibazo. Imana nayo ntiyigera imwereka ko hari ikibazo, ngo amanukiramo. ubundi mu muco, ngiye mvuka ku mazi, mu muco w'abantu bapakira ubwato, bapakira batekereza ibintu bibiri. bagomba kureba ikigero batarenza, icya kabiri bagatekereza ko mu nzira bashobora guhura n'umuyaga. bapakira rero ibyo byombi babiteganya. iyo umuyaga urimo bigera ahangaha, iyo nta muyaga bigera ahangaha, reka duteganyirize umuyaga. bapakira bagendeye ku kigero cy'umuyaga. ngo barapakira, bamaze gupima ubwato basanze ari sawa, ngo baratsuka. batsukana imyunyu, batsukana amasafuriya n'ibindi n'ibyombo byose, batsukana ibintu by'amoko yose. bamaze kubitsukana, ariko ngo bageramo hagati, Imana itangira gukora kwayo. itangira gukora, ihita ifata icyo bita uburemere bwa mesaje. bwa buremere bwa mesaje batari bazi, ibupakira mu bwato. ubwato ngo buramanuka. babona ibintu birahindutse, babona umuraba uraje, ibintu birahinduka, imibare baba zihinduka ubusa. baravuga ati nimureke dutangire tujugunye imyunyu n'iremera. ubundi mu bwato iyo umuyaga waje batangira kuroha ibiremereye, nibyo baheraho. ntago bita ku gaciro kabyo, bareba ku buremere bifite kugira ngo ubwato bworoherwe. Yesu ashimwe, amen. batangira kuroha imyunyu, ubwato bukanga bukamanuka. reka mbabwire, ntabwo ikibazo yari imyunyu, ikibazo ni mesaje yari bwicayemo. ubwato bwari buremerewe na mesaje, ntabwo bwari buremerewe n'ibyo bupakiye. babonye bagiye gupfa, ngo bakora ubufindo, ngo barafinda ubufindo, ngo buhita bufata Yona. bakimubaza ngo ubundi uri muntu ki, wowe uri bwoko ki? ariko Imana ikora ubufindo. Imana ikora ubufindo imbere y'abantu bibwira ngo barasenga,
abantu bose duhura bikoreza Bibiliya batubwira ngo nabo ngo barajya mu ijuru, bagenda uwo mwicaciye, bagenda uwo ahangaha, bagenda uwo ahangaha, bagenda uwo kwa runaka, bagenda umushumba wanjye nu. Ariko reka mbabwire, Imana igiye gukora ubufindo, Imana igiye gufinda ubufindo, abantu bazagaragara. Reka mbabwire, Imana izigaragaza kandi iraje bukore. Yesu ashimwe. Amen. Ubufindo barabukora Yona bumugwaho, baramubaza ngo uri muntu ki? Arababwira ati genda umuheburayo, nubaha Uwiteka Imana yo mu ijuru yaremye inyanja n'ubutaka. Bati ni wowe waduteye akaga. Bati nureba iki kigabo di? Bati nureba? Ariko bumvishemo ngo ni Imana yo mu ijuru yaremye inyanja n'ubutaka. Baramubaza ngo dukore iki? Kureba rero waduteye akaga dukora iki? Yona ahita afata umwanzuro mubi wo kwiyahura. Mubi wo kwiyahura. Hari imyanzuro mibi, uwo nawo ni mubi. Afata umwanzuro wo kwiyahura, arabatumba. Imana nayeretse umubabaro nagize ntiyabiha agaciro, nayeretse ko abantu b'inene bamemukiye ntiyabyemera, none yabantumyeho irashaka kugira ngo n'ubundi ngeyo. Aravuga ati nanjye reka niyahure nyihime, reka niyahure nyihime, nzaba ndeba ibyayo. Mbega umugambi mubi, mbega ubwenge bukeya, mbega imibare mikeya, mbega igisubizo kidafite agaciro. Arababwira ati nimufate ngewe, nimurangiza munage muri iyi nyanja, umuraba wose wari urimo urahita utuza, uburemere bwari buri mu bwato buri burangize, mwigendera amahoro. Bati nta kindi, nta gisigaye. Ati oya, nibyo nimukora ibyo ngibyo. Ngo baramufashe igihe bari kumutegura ngo bamunage mu mazi. Imana itire bisanga ubutumwa bw'inenewe bugiye kurimana. Imana irebe bisanga message igiye gutakara. Oh Yesu ndakumva. Itegura marayika agenda mu ishusho y'ifi. Bundi iyo ugeze mu kibazo, Imana yohereza marayika usa n'igihe uhagazemo. Imana yohereza marayika usa n'igihe uhagazemo. Imana yohereza ingabo zikurwanire mu gihe uhagazemo. Imana itanga ubutabazi bitewe n'aho uhagaze. Mu izina rya Nevola ditari des onke barishante Nevola se dori desike so de bas here shaize oneman sekais. Imana yohereza marayika ngo bakimunaga mu mazi, urufi ruba rwasimbutse ruramubira. Reka mbabwire, ntabwo iyi fi yasamye Yona, ahubwo yasamye message. Yona byungukiramo kuko ari uyitwaye. Hari aho twageze twifuza urupfu, ariko Imana isama message, urupfu ruratubura. Hari aho twageze turiyanga, hari aho twageze twumva turukeneye, ukumva gupfa bikurutira kubaho, ariko Imana ikohereza marayika agasama message zikurimo, ukagira amahirwe yo gusamanwa nazo. Ntabwo ari wowe Imana yarinze message, ntabwo ari wowe Imana yasamye mu mpanuka, Imana yasamye message. Edala seko meridanse moria me poste kerirov setulanka sana mangai bakoza minga idovakiba ze kopede goi mate kofo mangai de kosinima. Agirirwa ubuntu bwo kuba afite message Imana ifiteho gahunda. Nutagirirwa ubuntu bwo
uva ku butunzi ibintu Imana ikeneye ntabwo uzasamwa, ntabwo uzarokoka. Iyo ufite ubutunzi Imana izakoresha hano imbere ikurinda nta kindi igendeyeho. Iyo ufite ibintu Imana izakenera, iyo ufite umumaro izagukenera imbere, irakurokora. nta kindi. Alaze kantebari harebori azande fodebas jadova kantebini hode dodezante domas meridase avais. iyo ufite ibintu bikenewe ku isoko, iyo ufite umumaro w'ejo hazaza, iyo ufite ubutumwa buzarokora abandi, iyo ufite amateka azavugira Imana ejo, iyo uhagaze mu murongo wo kwizamura icyubahiro, iyo Imana ikubitsemo umumaro w'ejo, iyo Imana izagukoresha iby'ubutwari, iyo ikuzigamiye guhagarara aho abandi batahagaze, iguhagararaho, igusamana n'iyo mesaje, ikurindana n'izo mbaraga, ikurindana n'ayo mavuta, ikurindana n'uwo ntabwo ari wowe Imana yasamye mesaje, ntabwo ari wowe yarinze ibikurimo, yarinze umugambi, yarinze ibyo izakora. Yona ngo agera mu nda y'urufu yumva ntapfuye, tegereza ko umwuka uhera araheba, ngo amarayo iminsi 3. Yesu Kristo yamaze iminsi ingahe mu gituro? Imana Data n'Umwana n'Umwuka Wera n'ubutatu bungahe? Ako kanya amenya yuko Imana yamushyize muri gereza, amenya ko yamushyize muri gereza. Ngibutse ko iyi gereza nta madirishya abamo. Imana ize gufunga we Data, nta madirishya, nta n'amakaro aba mu nda y'urufi. Hari amakaro se, harimo sima, harimo matora. Ngo yazamuka akumva kubise hejuru akamanuka, akabwira Imana ati Mana, umbabariye ukankura ahangaha, umbabariye ukamvana hano, nazasubira kugukorera, nazahagarara imbere y'ubwoko bwawe, nazongera kuvuga izina ryawe. None wewe wahize imihigo ingahe? Wewe wahigiye Imana ibingana iki? Uyibwira ati uramutse unkuye ahangaha, uramutse umvanye ahangaha, ni iki wahigiye Imana? Wabwiye Imana ibingana iki? Ni iki watabaje Imana? Uyibwira uti nuramuka umvanye aha, nzagukorera nibi, nzakuvugira nibi. Isubiremo, tekereza neza, tekereza imihigo wahize, urasanga yari myinshi. Ahantu wari uri ntabwo hari horoshye. Noter dans un foquet, mais des vacances des ventes n'est pas adite vacances wise, ne vocobedi kadiga imato koma, avant de tout de revenir en serda voice. Et dans ce cas, par des zones fautées de Zaki, je postis. Imana ngo yumva gusenga kwe, ikimara kumva gusenga kwe itanga itegeko, iravuga ngo wafiwe nugenda uruka Yona kandi umuruka Ninewe. Reka mbabwire ko iyi fi yashoboraga kumuruka ahantu atazi, kuko amazi ntabwo yakoraga kuri Ninewe gusa n'aho aturutse, yakoraga n'i Tarushishi, yari inyanja nini, yakoraga no ku bindi bihugu. Yashoboraga kumuruka mu gihugu atanazi, yashoboraga no kumuruka iwabo aho yaturutse,
yashoboraga no kumuruka itarushishi aho yahungiraga, ariko iragenda imuruka inenewe. Bisobanuye ngo ibimufite nubwo bimurekuye kubw'itegeko ry'umwami, kandi ntabwo bishobora kumurukaho Imana idashaka. ni mu cyerekezo akenewemo. hari ahantu ukenewe, hari ahantu wagira umumaro, hari ahantu waberaho neza, hari ahantu wakora bikemera. aho niho Imana ikwiye gutegeka ugahagarara. ntabwo turavuga itegeko. Yona tutaravuga itegeko ryamukuye mu nda y'urufi. turagira ngo dutekereze ubuzima bwatumye aba mu nda y'urufi. mu nda y'urufi naho kubabwa se? ntabwo ari aho kubabwa. mbere yuko tubwira Imana ngo nigusohore mu bintu byagufashe, mbere yuko tubwira Imana ngo ibintu bigufite nibikurekure, mbere yuko tubwira Imana ngo ibintu bigushakisha bisigarane n'uyu mwaka, utangira uyu mwaka mushyashya ufite ibintu bishyashya, tugiye kubanza ahubwo dutekereze urugendo twagendanye n'Imana. ahubwo tuyishimire ko twabaye ahatari aho kubabwa, twabaye aho kutwica, natwe tukahanyura bikemera. turaza kumvikana. mbere yuko tubwira Imana ngo hari ibintu dushaka kidukiza, turaza tuyishimire ko twabaye ahadashoboka, ko twabaye mu bidashoboka, ko twanyuze mu bigoranye, ko twanyuze aho abandi baguye, tukahaba bikemera. byaremeye. uzi kubona Imana itunga umupfakazi ikamutunga umwaka wa mbere, wa kabiri, wa gatatu, ikamutunga bikemera. uzi kubona Imana itunga umushomeri utagira akazi ikamugaburira ku manywa na nijoro, abana bakiga bakabona na minerivare bikemera. uzi kubona Imana igaburira imfubyi zikiga zigakura zikabaho bikarangira bikemera. uzi kubona umuntu utagira epfo na ruguru Imana imutungisha kugira neza kwayo, akabeshwaho n'amanu z'abantu batandukanye, Imana ikamugaburira bikemera. uzi kubona Imana igukura muri bene wanyu badasobanutse ikaguhagarika ahantu ikagutungisha kugira neza kwayo, ikakurindisha imbaraga zayo, ukahaba bikemera. ndashaka kugira ngo umuntu wese wibuka ko byemeye gusa kavuga ataha nanjye byaremeye Imana. izi ntambara nazinyuzemo biremera. uzi kubona umuntu ajya kwa muganga afite ubwoba bw'uko ari bupfe, Imana ikamukura ku iseta bikemera. uzi kubona umubyeyi agenda kubyara, abarozi bararoze bagahambira bakavuga ngo azahwane n'inda, Imana ikayimubyaza bikemera. uzi kubona umukobwa bamurambagiza abantu bagakubita agatoki ku kandi bati nabukora ntabwo azabana nawe, azarara yirutse ku gasozi yikorera imyenda ku mutwe, Imana ikabikuraho, ukagenda ugakora ubukwe ugashaka bikemera. uzi kubona abantu bavuze bati ntabwo bizakunda, nta muntu waba uzagira icyo ageraho, nta waba uzagira icyo yimarira, Imana ikagutoragura muri uwo muryango wavumwe wahizwe gutyo, Imana ikagusheshuramo, Imana ikakujyana ukiga, Imana ikakubeshaho, ikakujyana hirya no hino, ikakugaburira umurimo wayo, ikaguha imibereho bikemera. umuntu wibuka ko byemeye niwe shaka ko arambura ibiganza kavuga ngo Mana byaremeye. mfite umwanya w'amasegonda 20. umuntu wese ahumirize yibaze ngo ni gute Imana yatumye byemera. aho nabaye ubundi hari aho kubabwa, aho nanyuze ubundi hari aho kunyurwa, ubuzima nabayemo ubundi bwari bwo kubabwamo, amateka nabayemo yari ayo kubabwamo, ariko Mana ndagushimira ko byemeye. nuza gusanga byaremeye, uzamura ibiganza ubibwire ngo aha byaremeye Mana. muri iri joro byaremeye, muri izi ntambara biremera, aha narahanyuze biremera, aha narahabaye biremera, ibi nabibayemo biremera, aya mateka byaremeye, ntabwo nabiguyemo, ndacyahumeka kubera umugambi gusa. message yawe ndabona yarandinze. Devo descendre des ailes fécondes
rebo adeke ai santorina en honnête pia sikaiva o peterima na iziri gome e fomas itanga itegeko iravuga ngo urufi irujyana yoni musozi urufi ruramujyana rumuruka inenewe ruramubwira ngo ubutumwa bwiza nibukomeze. Yona mbibutse ko yabanje kwihanira mu nda y'urufi ngo yinginga Imana, arayibwira ati mbabari ukankura ahangaha, mbabari icyaha cyo kwiyahura, ukambabara intege nke zanjye, ni ukuri nazibuka izina ryawe. Reka mbabwire ngo hari ibintu byagufashe ariko nawe nturihana. Banza wihane ubugome bwawe, banza wihane ubugambanyi, banza wihane ubusambanyi, banza wihane uburiganya n'ubujura, banza wihane umujinya, banza wihane amagambo, banza wihane amahane, banza wihane amarari, banza wihane ubwira Yesu ngo Yesu mbabarira rwose, mesaje yawe ikomezanye nanjye, nkomezanye umurimo nawe, mbane nawe, nunkura muri ibi bintu nanjye nzagukorera, nzakuvuga neza, nzaguhesha agaciro, ibone gutanga itegeko, ibyari bigufite bikurekure. Hari igihe umuntu afatwa n'inzara ikamutindaho, umuntu agafatwa n'uburwayi bukamutindaho bikamubera gereza, umuntu agafatwa n'imibereho mibi, umuntu agafatwa n'urushako rubi, umuntu agafatwa n'intambara, umuntu agafatwa n'ibigeragezo, umuntu agafatwa. Ariko uyu mwanya Uwiteka aratanga itegeko, ibyari bigufashe bikurekure, ariko birakurekura werekera he? Birakurekura hehe? Birakwerekeza hehe? Ukeneye ko biguhuza n'umugambi w'Imana, ukeneye yuko uhagarara aho Imana ishaka, ukeneye yuko uhagarara aho Imana yishima. Ayaze monde perde fore repo anitansefo ngo Imana itanga itegeko, itegeko rimukura anewise mu nda y'urufi, muri ya gereza yari amazemo igihe, muri ya gereza yari atinzemo, ngo biramujyana bimutinenewe. Ageze inenewe avugira Uwiteka, akimuvugira Uwiteka aranezerwa, ngo ahita yohereza icyo bita uruyuzi, ameza uruyuzi. Reka mbabwire ngo izuba ryatse kuri Yona rigereranywa n'ibibazo n'intambara abantu bahura nazo. Umuntu akaba mu gihe cy'ubutayu burebure, umuntu akaba mu gihe cy'ibibazo birebire, iryo naryo ni izuba, ugakora bikanga, iryo baryita izuba. Ukaba mu mibereho mibi, urugo rukananirana, iryo baryita izuba. Amateka yawe agashobana, iryo baryita izuba rigacana, abantu bakabona warakakaye, ariko Uwiteka ngo ari bumeze uruyuzi kugira ngo amara umubabaro wemeye kujya mu murongo ashaka. Ngo ategeka uruyuzi, kandi uruyuzi rugira imimaro itatu ariyo nshaka gusorezaho. Umumaro wa mbere ni uko iyo uruyuzi rwameze, umuntu yatari yarya ibihaza abatunzwe n'ibisusa. Ibisusa iyo bivuyeho hari uturabyo twitwa ubututu, burya nabwo buvamo imboga nziza, umuntu agatungwa nabwo. Hirya y'ubututu burya haza igihaza. Ni urugendo rw'iminsi 3 cyangwa rw'uburyo butatu, ni ibisusa, ubututu n'ibihaza. Imana igutungisha ibisusa byavaho igashyiraho ubututu bwavaho igashyira bihaza. Ndimo guhendahenda Imana ngo uruyuzi rumere, ndimo guhendahenda Imana ngo uruyuzi rumere, ndimo kwinginga Imana ngo uruyuzi rumere. Ni ibisusa, ubututu n'ibihaza. Imana Data, umwana wayo n'umwuka wera. Ni Imana Data, n'umwana wayo n'umwuka wera. Ni ibisusa, ni ibitutu n'ibihaza. Haleluya, haleluya. Obekaidi nagira ngo twinginga Imana imeze uruyuzi, ariko turahera ku kwihana. Umuntu wese yihana abwira Imana ngo ndashaka ko ubanza gushimwa, kuko ngewe nubwo wandinze ukandindira hadashobotse, ukandindira mu bidashobotse, ntago nakiranutse nk'uko ushaka. Hanyuma turi busenga irindi sengesho, tubwire Imana ngo nitanga itegeko, ibyari byarakumize bikuruke, isi yari yarakumize ikuruke, amateka yari yaragufasha kurekure, ubuzima bwari bugufite itegeko bukurekure. Uwiteka atanga itegeko rishya rirengera ubuzima bwawe, kandi muri iryo tegeko ameze mu ruyuzi. Muri iryo tegeko atangiremo no kumeza uruyuzi, umererwe uruyuzi mu izina rya Yesu.